Murakoze cyane, nge nitwa Pastor Kajama Yohane. Hano kuri La Paris naje gushyigikira korali Sauti ya Mwisho, kuko ni korali twabanye. Ubu nge n'umushumba w'ururembo rw'amajyepfo muri ADEPR. Hanyuma rero iyi korali Sauti ya Mwisho twarabanye igihe kinini cyane. Ubu rero naje hano kubashyigikira. Nitwa Pastor John Muhinda, nyobora itorero Light Pentecost Church mu mujyi wa Kampala muri Uganda. Icyatuzanye naha no gutera inkunga korali Sauti ya Mwisho kugira ngo ishobore kwamamaza ubutumwa mu mahanga yose bitewe nuko ari cyo twahamagariwe gukora. Wenda ndashaka kubanza kuvuga ku ijambo Sauti ya Mwisho, ijwi rya nyuma. Mwango nijwi ribwiriza abantu bose kwitegura kubwo bwami bw'Imana bugiye kuza, kandi bugomba kwamamara mu mahanga yose kugeza ku mpera y'isi, nkuko ari ijwi rya nyuma ku mahanga yose mu ndimi zose ahantu hose. Ekintu ekiturese olunako olwaleero kwe kuwagira kwaya gye bayita Sauti ya Mwisho okusobola okusaasanya obubaka bwonna mu mawanga gonna, mu nnimi zonna, mu mbeera zonna, oba baavu oba bagaga, mu mawanga gonna, oba Baganda oba Banyarwanda oba Bazungu oba Bacyoli, buli ggwanga lyonna. So Sauti ya Mwisho tusobola giwagira okusobola okutuuka mu ddaala lyonna erisoboka okusaasanya enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda. Nitwa Nkurunziza Prote, nkaba ndi umushumba wa paruwase ya ADEPR Murindi. Twaje gushyigikira korali Sauti ya Mwisho mu gikorwa irimo cyo gusohora DVD iriho indirimbo z'Imana. Sauti ya Mwisho nyiziho yuko Imana yayihaye umugisha, yenda nko mu bintu nka bitatu ahantu uwo mugisha waturutse. Icya mbere nuko bashyira hamwe, icya kabiri bagasenga. Gushyira hamwe no gusenga rero byabahesheje gukora, ari nacyo gitumye bagera kuri iki gikorwa uyu munsi. Nitwa Nsengiyumva Posiye, ndi perezida wa korali Sauti ya Mwisho. Sauti ya Mwisho bisobanura ijwi rya nyuma, ijwi riheruka. Korali Sauti ya Mwisho yatangiye mu mwaka w'1997 ku mudugudu wa Murindi, paruwase ya Murindi. Akaba inayikorera umurimo w'Imana. Kugeza ubu tugeze ku ntera ishimishije cyane, kuko dutangira twari hasi ko nta n'ibikoresho bya muzika twagiraga, ariko kugeza uyu munsi tumaze kugera ku bikoresho bigeze kuri miliyoni 4 zirenga n'igice. Intego yacu nkuko izina rya korali bivuga ari Sauti ya Mwisho, ijwi rya nyuma, turimo kwamamaza ubutumwa buheruka. Ari nayo mpamvu turimo gushyira indirimbo zacu ku mashusho kugira ngo bwamamare bugere no ku isi yose. Icyo twabwira abantu bazareba iyi DVD nuko twababwira ko bakurikiza amagambo arimo, kuko harimo ubutumwa bwiza bukomeye cyane bukura abantu mu byaha bubajyana mu bugingo buhoraho. Kuba dukurikiye, amazina nitwa Mutuyimana Leonira. Ndi hano nk'umukunzi wa korali Sauti ya Mwisho, naje kuyishyigikira mu gikorwa irimo cyo gusohora DVD mu rwego rwo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'itegeko yadusigiye ryo guhindurira abantu kuri Kristo. Icyo navuga kuri iyi DVD, hariho ubwami butazashira. No kuvuga ngo icyo nasaba abareba iki gikorwa cyangwa uyu munsi bakiriho bagikurikiranye, nuko bakwifuza kuzamura ubwo bwami. Niba hari ubwami bushira, noneho hari ubwami butazashira, nifuriza ko abantu bose bazabona ubwo bwami butazashira, abantu bose bakabonekamo. Sauti ya Mwisho rero ikoze igikorwa cyiza, n'umwuka wera yabayoboye kugira ngo iyi DVD yitwe ubwami butazashira. Ubundi bwami bwose bushiraho, ariko ubwami bwa Kristo buzahoraho iteka ryose. Nazo mpamvu abantu baremwe n'Imana bazaba muri ubwo bwami.